ariko wakwirukanka rigani yande sovi nako kuritora ntuza rikari baraguhamagaye ntiwitabye urangije kwisha munsi y'igitanda ese yagiye munsi y'igitanda mukuri yaragiye arihisha none yibagirwa buretse se gato buretse iyi ni operasiyo reka nyihindure n'izina reka nyite operasiyo sokoroka hano rero ibibazo biza bimera gutyo bakajya bakabaza bati se wa muntu ko tubona waragiye hoteli wariyemo irishyurwa icyumba waryamyemo kirishyurwa urabyumva neza itike y'indege irishyurwa twereke niki wari ugiyemo muri ako kazi karakaye wari umufana wari umukozi wa peri wari umukozi wa leta watumwe na minadefu muri ako kazi byagenze bite irinde ibyo ngi abantu baravuga bati wallahi ibintu birakomeye hanyuma bigeze ku bantu abo bose bagiye babahamagara amakuru ufite ni uko umuvandimwe murumuna wanjye imana imworohereze rigani rugaju bamusanze yibereye ahantu na Jangwani Nyamirambo bari mu kunywa agacyayi bavuye muri make bati tubabaze bati tumuze ntago bigeze bazana resistance bo bashinze inzego baragenda barabazwa na n'ubu baracyari wenda bashobora gutaha uyu munsi cyangwa ejo cyangwa ikindi gihe baracyari kubazwa kubazwa reka ibintu biba ari birebire barakubaza turumvikana hari n'igihe umuntu akubaza akongera akagusubizayo ukagaruka akakubaza kumva ibyo yakubajije bisa n'ibyo yakubajije uno munsi akavuga ati ariko umuntu uko mbona bidasa kandi aramubazaga ku ngingo zimwe hanyuma ngo bikojeje ku mutasi arabagira ati barababeshye yabwiye amagambo nk'ay'abagomboza amakuru ufite bivugwa yuko ngo yanabasuzuguye cyane pe yes uwamuhamagaye bwa mbere yari umukozi nyirabashaka ko ari mu bushinjacyaha bwa gisirikare muri auditora ndumva ni auditora yego no auditora militaire ufite ipeti rya majoro njyewe ndamuzi ariko simuvuga aramubwira ati rero twagushakaga wakwihangana kwera imwe aramubwira ati rero nkubwira ati n'ibindi ati twebwe abanyamakuru avuga ati ariko ntabwo bireba itangazamakuru ibi ni ibintu tubona amafaranga yacu yakugiyeho tutazi uburyo kandi tutakugira mu bakozi nta urede demisiyo yawe tubona ntaki turimo turubahiriza ibyo dusabwa na audit waza tukakubaza ukaduha amakuru ukadusangiza amakuru kugira ngo tugire ikintu tugeraho tumenye uko iri dosiye irangire undi arababwira ati ntibikunda ati nimuhamagare ikigo nkorera barabwira bati se ikigo ukorera kigeze kiguha ordre de mission yo kujyayo indabivuga texte uramo uko byari bimeze uko yabimubajije afa nako nangiye kuvuga izina rye uko yabimubajije aramutse ikigo ubwo barimo bareshanje aramubwira mu ijwi rituje ariko ndakamubwira ati amubwira ati umushinja cyavuga ijwi rituje yari atuje pe erega ntabwo abasirikare bameze nk'abasivili none se aravuga mu ijwi rikakaye n'ubundi ku itegeko rimuha uburenganzira arashaka kukwiruriza n'ubundi ari bukuzana arakuzana mu buryo bwa manu militari nibyo ndi bugere manu militari yatsirwa na Nyagatare buretse gato unamubwira ati se ati erega ntago ari ibintu bikanganye agerageza kumuhumuriza ati ibi bintu ntago bigoranye nk'uko ubyumva uze ntawe ugiye kugufunga ntitubwiye tugiye kugufunga ngwino uraduha amakuru gusa n'ibyo twifuza kukubaza kugira ngo twikomereze na dosiye yacu nese niba yari yamenye ko ababajijwe nk'ibyo abajijwe babafunze kandi byari mu munsi nabo bari babatwaye buretse dukomeze aravuga ati ibyo ntibishoboka ngewe sinaza azanamo ibintu ngo bya sinzi niba ari musi ampaye habetse ibi bintu ko icyambere ati mubaze muhamagara mutabarukana nawe nguhe warning nawe peti nataka ni wape onyo nimugenda ukiha ibintu byo gukora ibintu biri butume baguhamagara kugira ngo bakubaze ntuzabaze kuvuga ngo basabe uruhushya TV nuko ntabwo ari yagutumye nk'ibikize ushobora kugenda nawe ukiha ibintu biri aho ngaho bidasobanutse urugero nyine oya ibyo ari byo byose kuko ngiye bijyanye n'akazi kaba ari akazi kazwi hano bitari mu kazi ari ibyanjye ndi kwirira ibyanjye ntabwo najya aho barya ibyo barya ntafite ayanjye yo kwishyura niba ntawe mfite sinjye urugero nibagucakira Imana ibikurinde bakabwira ati ngwino ntuzampamagare hari umuntu umwe hari umuntu umwe yigeze kugira utubazo kwa namuna tw'abagabo hageze atari ko rero bati ndi n'umukozi wa Radio 1 ndabyibuka icyo gihe umuntu witwa Murangira arampamagara nabwo rero meze nk'atatashize Imana rero Murangira tseri ya mbere umuhamya ndamubwirane
mu mikorere n'imikoranire tugirana na RIB nta na rimwe dushobora kwivanga mu muntu ufite ibyo abazwa bye bidahuye n'akazi. wenda icyo twamufasha twamushakira umwunganira nk'umukozi wacu, ariko twebwe nta namwe duhuriye n'ibibazo by'umuntu bwite bidafite aho bihuriye n'akazi ke dukorana. sinzi icyo kintu cyumva. ndabyibuka icyawe urabizi ko twamushakiye umwunganizi, ariko ibyo kujya kwivanga nawe rero mutabaruka we peti, niba gusanga wenda wibesa ahantu uri ku mbumburi uzamenye ko ari akazi kawe ntawe bihuriye na radio na TV1, kuko in line of duties zawe ibyo ntibirimo. nunywa ahantu ntiwishyure, ariko se kuki najya kunywa ahantu ntayo mfite? buretse se gato nose umuntu atega indege atari bwishyure hoteli ajyayo. nujya ahantu ukarya ntiwishyure bakagutama akantu ukavuga uti ariko ngewe mubaze bose ntabwo nagutumye. niyo mpamvu mvuga rero ibyo yabwiye uwo muntu, aravuga ati uwo muntu yaramubwiye ati ariko se ko igitangazamakuru ukorera kitagwaye ordre de mission urakizaniramo iki, turacyandikira ngo bigende bite? umukuri kw'Imana iryo jambo yamubwiye. aravuga ati se twandikira ikigo ukorera ko kitigeze mu byo tukubaza turagisaba iki? nta ordre de mission cyaguhaye, sibyo? ibyo bintu binaba nta nubwo cyari cyagatangira. turacyandikira, turashaka wowe, ntawe dufitanye ibibazo n'igitangazamakuru, turakubaza wowe nka Rikari. bwana Rikari rero agiye kubigira wasi, kandi arambwiye nti petit frere tukinakorana, rero muvandimwe ndagusabira Imana ugira ubwenge. ibyo bintu bigeze rimwe kunyiharantuka barampamagara. buriya Karenzi inshuti yanjye ko n'umwana wo mu Bugesera, twese turi abantu bava ahantu hamwe. nawe uri Bugesera? Bugesera ni iwacu. ako se wowe uri Bugesera, uri Rulindo, uri Gahini, jewe rero amagara zavuze ngo bibaza ku izina Mutabaruka, nanjye utangiye kwibaza iwanyu iwacu. urumva mu Bugesera reka mbisubiremo, muri 59 barahaduciriye, baduciye mu rukiga. ibyo ni amateka y'u Rwanda, mu mateka tuzi ko byagenze, bagira ngo tsetse yica abantu. buriya ntureba ari ahantu bita Senide, ruriya rufunzo rwo mu Bugesera rwarokoye abantu muri 1994. buriya hariya ni iwacu, ni kwa sekuru, ni kwa sogokuru wanjye. hariya ni kwa Kijoro Anoni. rero Karenzi ni umwana w'iwacu nawe wabyumvise. ibyo rero rimwe ndanamubwira, twaranahuye, ndamubwira nti inshuti yanjye wabwiye umwana akagira ubwenge. ntabwo ushobora kubwira urwego ujya kurumenyera ubwira n'umuntu ibyo wishakiye ari urwego, hanyuma biza kurangira bite? hagaruka aza kubigambaho nueyo. arababwira ati ngewe rwose nababwiye. rero bavandimwe, ibi bintu ntabwo twebwe, ndashaka mbabwire, umunyamakuru ntabwo ari immune. ako Karenzi nawe ntabwo ari mwiza. ariko Karenzi yamubwiye ko bari bugufunga igihe gito, genda bagufunga. reka nkubwize ukuri, ntabwo Karenzi yigeze avuga nabi, ahubwo yavugaga nk'umuntu mukuru nawe ubona yamunyeza. avuga ati ariko nyine numvaga ari kuvuga Ikinyarwanda kirenze, agenda bagufunga igihe gito. atumaze kumbwira uburyo ibyo bintu byageze, ati ndumva nawe uri mu bashobora kubazwa. we kabeje ngiye nabyumvi, genda baragufunga igihe gito. buretse gato sasa rero umutasi ntavuye hariya, aravuga ati ubu ngubu barimo barashaka. amakuru yari afite ko urumva bari bamutegereje nyine bamushaka. iyo waza kwitaba ntabwo inzego dufite. sinjya ngo ndakurikira ibiganiro cyane ku ma YouTube, ariko hari umuntu wandiye akaratireba, niho nabasha kugifata, handi ntabwo nabafashtaga. mbona commentaire ziri kugenda zicicikana, mbona umuntu yanditse nabire nabibonye ngo Rikari ngo gira vusoke bagufate. ibyo bintu nabibonyeho byanditseho, ni umunyamakuru uza ko bamuteye ubwoba kandi hatagira uvuga ngo turishimye. ariko ndashaka, birababaje pe, biranababaje cyane kubona bamwe bishobora. hari ikintu cya mbere tugomba kumenya. ndabwira aba barumuna bacu, ndabwira aba bantu dukorana, seriously dukwiriye kugira ubwenge. ushobora kuba uri umuhanga ariko ukabura ubwenge. dukeneye, ariko buretse gato, ibyo nabyo ntabwo birimo byo kubura ubwenge. dukeneye ubwenge kugira ngo ubuhanga bwacu n'ubumenyi bigira agaciro. ndagarutse rero ngiye kujya kuri operation nyisoza coup de poing. uyu munsi ni true story. nyine umutasi abantu ntabakwepye, ntaberetse ko ari karampenge. hari n'abanyamakuru, ntabwo numuvugireho nawe, ntabwo muvugiraho. harimo n'abanyamakuru, ibyo birasanzwe rwose, kuko ari ngewe ngiye kumuvugiraho nanasara, kuko hari byinshi cyane. twibwire ko uhorayo, urumva
ibyo nta n'ibanga ririmo. Ngewe nkubwiza ukuri, ngewe ndi umugabo ushobora guhangana n'ibibazo byanjye. Ubaramuje bakambwira bati wowe isoko ufite waribonye gute, nagenda ngahagarara nemye nkanabisubiza. Ngewe ni mu biti ndi mahogane mon frere. Umugabo n'uhagarara agahangana n'ingaruka z'ibikorwa bye. Ibyo urabyumva kandi ibyo urabizi ko ngewe nta blague ngira mon frere. Ariko kumbwira ngo uri umugabo udashobora kwitaba gusa bakaguhamagara ukiruka, ahubwo byaranashekeje. Noneho se bibaneze wa mbere munze wumvise ariko wakwirukanka rigani yande sovi rigani ntuza rikani baraguhamagaye ntiwitabye urangije kwisha munsi y'igitanda. Ese yagiye munsi y'igitanda mukuri yaragiye arihisha. None yibagirwa buretse se gato buretse ibyo bintu no kubeshya. Iyi operation reka nyihindure n'izina, reka nyita operation sokoroka. Sosoroka munsi y'igitanda surori urumva kubeshya pe. Ibyo bintu kubeshya buretse gato munsi y'igitanda mutabaruka nkuko nakwiye ko nari mfite amakuru sibyo y'uburyo bamuhamagaye akabigiraho wadanje. Akanabagira ati ngewe sindi bubitabe. Akagira ati nimwandikire ikigo nkora bakamubwira ati ariko se ikigo cyaguhaye ordre de mission mu byo turi bukubaze. Ubwo hasohotsemo ikigo ni kimwe mufashije. Ikigo nta no binahuriye nta nubwo gikenewemo. Aragerage munsi y'igitanda we aravuga ati rero kugira ngo mbakwepe mbereke ko ndi umutasi ajya kubihisha munsi y'igitanda. Akimara gucengeramo flat telefone amakuru mfite umutasi ubu ahantu yihishe. Icyo naramenya neza ntabwo sinzi niba ari mu rugo iwe munsi y'igitanda cyangwa ari ahandi ahantu yaragiye kubitsimba. Ako se ko yagiye munsi y'igitanda cyangwa namakabya muri byo kwa kundi wabonye Saddam Hussein witikriti bamukura mu mwobo na Gaddafi bamukura mu kiraro. Ampaye nka Yesu Kristo umutasi munsi y'igitanda. Ariko ageze munsi y'igitanda ntiyavanaho iki cyuma cy'ubutasi. Telefone yagatsirwa na telefone baramutrackinga basanga aho yibera bamubwira bati petit sosoroka. Bati tuza ngwino. Agafoto kafashwe se. Amafoto yashatse nayo hari igihe wayabona ariko ibyo ntabwo nibyo turimo. Ikirimo rero rwose kameme umutasi bira bintu n'ibintu biri simple kubikubaza. Nje narinzi kuri umuntu washize ubwoba ku buryo nakumvaga nuvaga uri mahogane. Nje narinzi ko ari aya narinzi ko ari umugabo w'icyuma. Ikiganiro baragikurikiye cya kiganiro araho cyageze hazamo urabona ko akundi wamaganaga abantu hano bakoze ahantu umuntu akadukamo gutya. Bizi ngo zikadukamo hano uzi ko yadutse mu kiganiro kwaduka bera tugita kwaduka. Haro byageze kumva icyugi ngo aya nimo byiteranye nta rwego rusho nyine umva nyine barikanga umuntu avugema ati mukomeze ikiganiro kivaho iminota 5 yongeye kiragaruka. Abantu bahise bati bahise ngabyari byo muri Gabo ntabwo ari byo byari bigenze bite. Ubwo ibyo byose ni bimwe ariko rero kubera yanze kugera bamujyanye mu buryo bwa mano militari ariko tegeza mano militari ndetse nuko kujyana ku ngufu za leta none ariko nta n'impamvu nta muntu reka mbibabwira ako se kuki bamujyanye mano militari. None se umuntu baraguhamagaye bamuhamagaye kangahe. Reka umva ikibazo ni kimwe baramwandikiye reka ngusobanurire ibintu byari guteza ikibazo. Iyi eshanje no kuza no eya agashaka kubumvisha yuko bo nta bintu birebire agashaka gukora statement live on air. Icyo nicyo cyateje ikibazo. Icya kabiri reka nkubwire kuguhamagara ni ibintu bisanzwe biri normal waburi we wese. Ngenda kubwira twabonye Musenyeri Misago ntiyitabye. Yaritabye. Ndakubaza uyu munsi wa none ex prime minister ntiyitabye. Yaritabye. Ndashaka nkubwire uyu munsi wa none ninde wundi uwahoze ari perezida wa Republika Pastor Bizimungu ntiyitabye. Ubu se ngewe sinitabye. Ariko Fridolin Mbongo ntabwo yitabye. Ibyo ni iwabo yarahamagajwe Kigali se ibyo wabiretse. Ari hano Kigali bada none ibyo rero turi hari abakardinali benshi hano Kigali abasenyeri benshi. Urumve icyo nshaka kugira ngo mbabwire ibi ni ibintu tugomba gutangamo n'ubutumwa.
ntabwo mbere ko utanga ubutumwa hari ikibazo ndi kwibaza ibyo ntumbaze uburyo yageze munsi y'igitanda ntabwo ibyo nshaka kubaza ariko ubu habayeho ibintu Mutabaruka bakamutwara mu ndege akagenda akareba umupira akarara muri hoteli arya ameze neza akarara kuri Mediterane bugacya bakigarukira i Kigali nkabwira abantu ibyabaye hanyuma bakazabona ko wenda ndi ku mpapuro ntagomba kujyayo Mutabaruka niwe ufata cyangwa wafatare wese wamujyanye Mutabaruka rero nagwaye urugero ko nigeze kubona miliyoni 27 ziturutse muri Bralirwa nta kazi nabakoreye sibyo urabyibuka icyo gihe umuntu wa mbere nandikiye umuntu wo muri Bralirwa mubwira yuko hari amafaranga twabonye kuri konte tutigeze tugira icyo dukurira tubasaba ko basubirana ayo mafaranga sibyo barayasubizayo arongera aragaruka urumvikana ikintu cyose uzi ko utakigenewe kitari icyawe ni nko kwihesha ikintu cyundi none ayo mafaranga azanyobereho ubwo nawe rero uzitaba azanyobereho rero nubyo azahita abayanjye n'ibintu biri bubazwe barabaza ati ko tubona icyambere nta ordre de mission wahawe na Minadef kuko nturi n'umukozi wayo ariko muri bya byose ntabwo yirobanuye mu bantu bagenda yicare mu ndege igiye ariko byagenze ibyo nibyo bashaka kubaza ibyo rero ntabwo nge wakwiye kungumana wamamagaye buretse bebe ibyo ni ugutanga none utanga amakuru ararayo cyangwa atahiwe ariko yari yanze baraguhamagaye abagiye se baratashye ntabwo dukiriti ku rwego rufite byose biri mu bushobozi ariko twaruvuga mu rwego rukorera abanyarwanda ntabwo rukorera ahantu hatazwi ariko nta n'icyaha kirimo ntabwo no kuvuga ngo aho babifitiye uburenganzira ubuhe itegeko ribemerera ariko iriya tegeko uhamagaye umuntu baba rero utakora ibyaha ariko ibihe byaha ariko ibintu by'iterabwoba ukujya kuzana ibyaha se n'ibiki ibyaha abantu babikora kubera ko bari ku isi ubu se Yesu Kristo yo bamushyize imbere y'abantu ko bati yakoze icyaha cyo kwica none uri Yesu Kristo wowe turi demwe mu ishusho y'Imana ibyo ni ibice ariko ubu icyo kintu kibaye naguhaye urugero kuri Mutabaruka bakamujyana mu ndege bakamujyana ujyanywe n'abandi ariko abajye bajyana none si bya byose kuba yanyuze i Kanombe akajya mu ndege akagenda akanagaruka hari uburyo yagiye ni Mutabaruka wagenda ugafunga cyangwa ufunga uwajyanye tega amatwi tudashijisha abantu abo rero bamujyanye sibyo nabo bari kumwe nawe ni ukugira ngo basobanure uburyo ibyo bintu babigezeho rwose ntumva ko ibintu biri simple oya bambaza ngataha ariko gutaha kugumana abantu buretse gato sibyo kubaho kw'akanyoni sibyo biba biri mu mpuwe z'ugafite mu kiganza ariko atari agace nta muntu icyo nshaka kubwira ni kimwe rero ibi ni ibintu bisanzwe iriya kuba bakuritaininga cyangwa bakakurekura yes you can be detained mon frere bakada kujya no muri detainees van ngaho nsobanurira umusivili udetaininzwe n'abasirikare bamudetaininga he iyi byaha wabikoranye ubifatanyijemo n'abasirikare cyangwa bifite bihuriye n'igisirikare ufungirwa mu basirikare abantu bagiye kureba umupira wa APR reka mbabwire ibyaha byabivuze ibyo hindi gisirikare nibi ngenda kubwiye jeshi ni jeshi pepe usilete mambo yenu ya ibintu byo kuvuga jeshi ni jeshi muache mambo yenu ya kireya jeshi nani niba atari jeshi y'abaturage ni jeshi ya nani please ile sio jeshi ya Mugambo ndugu yangu nataka nikwambie ukweli nikuhakikishia kwamba amategeko n'amabwiriza wowe ndi jewe Mutabaruka ntabwo ndi kubyumva kimwe nawe uri Mutabaruka koko ibyo bintu byo kuvuga ngo uranjyanye uranditeninze kuki utambaza ngataha nejo nkagaruka muri butorokere ibyo byose biri mu biganza nabyo bituma utabazahamagara ntibaboneke uzange kujyayo noneho bakujyane manumero 5 jewe none nampamagaye nategeza imodoka yawe gusa natwike essence yawe nategeza imodoka yawe ukaza ukanjyana rero uyu mwana iyo aza kwitaba cyangwa akabwira ati ndi hano muze mu nyaki ibyo njye niwe ati muze mu byane ngiye nta essence mfite nta natike mfite iyo ni service bagomba kugwa nk'umwene gihugu ubu ngubu rero kuba mabuhusu kujyana mu manu militari ariko ni reba uruhare rwo kujyana manu militari wabigizemo uruhare wowe ifoto yasohoka bari kukumana militaringa ahubwo none bakuvana munsi y'uburiri wishe munsi y'uburiri Urisha munsi y'uburiri urisha munsi y'uburiri se ngo bigende bite reka mubwize ukuri buriya ngiye kabwira ukuri Mutabaruka iyo buriya ngewe reka acha nikwambiye Mutabaruka ibindi byose rwose ndababaye uriya n'umwana ariko aravayo icyo ntabwo ari icyaha cyakisha umutwe ntindo kwisi ko ni icyaha ni ukubazwa ikibazo ni komplikasiyo yabyo ntabwo icyo ari icyaha cyakisha umutwe rwose nta nubwo twanacyita n'icyaha nta n'utanavayo ariko kubazwa ni inshingano
ibyo twumvikana nta n'umuntu ukwiriye kubigira ikibazo baguhamagara ikibazo kirimo njye ndibaza wayi kuki uratinya iki harimo iki hariya njye haramba numva wabajyanye apana kubaza njyewe ku buryo wiruka ngo tujya munsi y'igitanda sinabuze aho nguhungire nyine nguhungire aho mbonye ubwo ukora indirimbo yitwa ni sureri oya ndi kumva abasiviliyani barimo gucya barenganye pe ariko abasiviliyani ko nta muntu wabafunze barafunze nose bari iwabo oya barimo barababaza ariko bakubaza amasaha angahe umuntu wamwicaza ukamubaza warangiza ukamwita itahizo uzagaruke cyangwa ejo none se niwo mu gihe mbona nshaka ko haguma ibimenyetso byanjye uri bubyice se ariko ibi bimenyetso nose wuri iki ibintu birangisha imyaka n'imyaka baragiye ibimenyetso n'ibyapfuye cyane cyangwa niba bitarapfuye biriho sasa no mutabaruka ntukajye ukina na vitu vya jeshi ariko jeshi ya nani jeshi ya umma ni jeshi y'abaturage ntabwo ari jeshi gucira ahantu mu kakaje usichezeye jeshi siku ugiye kwigira jeshi ya Tanzania y'ibigabo ni jeshi iri gukubita abantu acha wewe wacha maringo ndugu yangu please mubwire ko ari abashiga